yarambwiye ati erega kunsura nta kibazo kandi humura nzakwereka itandukaniro sindi nkunda uwo ari we wese nanjye kuko nabonaga tumaranye iminsi kandi amfasha mu buzima bwa buri munsi sinatinze kumwumva naje kumwemerera ibyo ambwira ndavuga nti ntayitinya itarungurutse kuko mbona ari umusore ukijijwe n'umusore w'umurokore ku rusengero hose baramukunda nguhaye ikaze kuri Kami Rwanda TV. Iyi ni inkuru yitwa igihemu cy'umurokore. Wakora subscribe, share and like ukabishishikariza n'abandi kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi. Aka kazi niwo muhamagaro wanjye. Iyi ni inkuru y'umukobwa witwa Rora. Rora atangira tubwira ko hari umusore wari ufite igihagararo uririmba muri korali rimwe na rimwe akanigisha mu rusengero. Yo habaga amateraniro yaritangaga ku buryo abakobwa twasenganaga nta n'umwe utaramukundaga. Erega yewe yari umuyobozi wa worship team. Benshi ku rusengero bazindukaga bagiye kureba uko yiririmbira, ugasanga basanzwe n'amarangamutima bakarira ku bwijwi rye ryiza n'isura itagize ikibaye by'uwo musore. Umwe mu nshuti zanjye nibwo yanyegereye arambwira ati ariko Rora wona ukuntu Iva ari inyangamugayo n'umwana mwiza pe n'ukuri Imana izamuha ijuru, arasenga arakijijwe, mbese mbona nta kwasa nta musore ndabona hano ku rusengero umeze nka Iva. Mugarukaho kenshi mu masengesho yanjye, mbese nifuza umugabo nk'uriya. Nanjye sinatinze kumusubiza, namwenyuyemo gake ndamubwira nti yego ntabwo wibeshye na gato rwose, uko ubibona nanjye niko mbibona, ni gusa mba mbona yitonda ntahubuka, yewe na hano ku rusengero abavugisha n'imbarwa. Ubanza kumufatisha byakugora niba ubona ari we mugabo w'inzozi zawe. Komeza umusengere, wenda Imana izagera higusubize kubera amavi yawe yakobotse kubera gusengera umusore wihebeye wa hano ku rusengero ari we Iva. Ntibyatinze iyo nshuti yanjye yahise imbwira iti va muri ayo, ndashaka ko uzabimfashamo Rora, sinshaka ko hari undi mukobwa uzantwara umugabo. Uhereye none dushaka uko twamwiyegereza, mbese tumuvugishe cyane abone ko tumwitayeho. Mu by'ukuri nge Rora numvaga ari nk'inzozi, siniyumvishaga ukuntu umusore mwiza urangarirwa na buri umwe wese ku rusengero yari kwiteza iyo nshuti yanjye bona idasamaje na gato. Ariko numva ngomba kumufasha byanze bikunze. Yari yarishyizemo ko agomba kuba umugabo we, kandi nkizera Imana ko icyo usengeye Imana ikiguha, kandi nkahora numva ko ururimi rwacu rurema. Nacunze rero rimwe tuvuye mu materaniro maze ndamwegera nti Yesu ashimwe Iva. Nawe aransubiza ati ahimbazwe Rora. Ndamubwira nti uyu munsi wayoboye amateraniro neza, ni kandi worship team yanshimishije pe, yaramishije neza, mbese ryari iteraniro ryuzuye amavuta y'umwuka wera, amavuta y'Imana. Ntarasoza kuvuga Iva yahise ansha mu ijambo tiyisa guhumugisha Rora, ni byiza ko abonye amateraniro yagenze neza. Hagati aho wasaga neza uyu munsi Rora, ntabwo wabibonye se cyangwa ni njye njyenyine wabikubwiye? Ntababeshye natunguwe no gusanga Iva azi amazina yanjye kuko nabonaga ari umusore utuje cyane. Nawe yahise abibona ko ntunguwe maze amwenyuramo gake ati Rora ko wikanze ni ibiki? Ngira amasoni ndamubwira nti hari umushuti wanjye wifuzaga kugusuhuza, ambwira ko nta kibazo Imana yishimira abantu bafite urukundo kandi katari ngombwa kubanza gusaba uburenganzira. Iri hanze iteraniro rirangiye, nkimara kumubwira n'ibyo byose ko inshuti yanjye yifuza kumusuhuza, ya nshuti yanjye yahisiza n'icyizere cyinshi avangamo n'urukundo yamukundaga, maze ahita ahobera Iva. Undi asa n'uguye mu kantu, niko guhita amubwira ati umeze neza. Nawe mu isura igaragaramo urukundo n'idusoni dukeya ati yego, nishimiye guhura nawe Iva, kandi uri umuntu w'agaciro kuri twe, uradufasha cyane, mbese wuzuye amavuta y'Imana. Iva yahise nawe amushimira, aramubwira ngo ni byiza ko tubafasha.
ikitubesheje hano ni ugukorera Imana, kandi twifuza twese kuzagira iherezo ryiza tukazahurira mu bwami bw'ijuru. Gusa Iva yahise asa nk'uhindutse mu maso, aramushimira, arangije ahita adusezera aragenda. Ya nshuti yanjye yatahanye ibyishimo bidasanzwe, yumva ko byanze bikunze iyo ntambwe ikomeye izamugeza ku mubano we na Iva. Ntihaciye iminsi Iva yaje guhindurirwa inshingano, ajya ku rundi rusengero gufasha abakristu baho. Na ya nshuti yanjye rero byaje kuba ngombwa ko ijya gukorera kure. Bisa nk'aho wa mubano twari dutangiye kugirana ugenda ucika gahoro gahoro. Ntabwo byatinze kuko sinzi aho Iva yakuye nimero zanjye, ngiye kubona mbona atangiye kujya mvugisha. Bitewe n'ubwiza n'igikundiro yari afite, twaje kumenyana birambuye. Akajya akunda kumfasha mu buzima bwa buri munsi, yewe anyereka umutima mwiza, akajya ngira inama, akajya akunda kunsaba ko musura rimwe na rimwe, nanjye nkabyanga nkumva nkomeje kubitinya. Ariko kera kabaye yaje kumbwira ati, erega kunsura nta kibazo, kandi humura nzakwereka itandukaniro, sindi nk'undi muntu uwo ari we wese, kuko nabonaga nanjye tumaranye iminsi kandi amfasha mu buzima bwa buri munsi. Sinatinze kumwumva, naje kwemera ibyo ambwira, ndavuga nti ntayitinya itarungurutse, reka njye gusura umusore witonda Iva. Nanjye nari maze kureba igihe tumaranye abinsaba, mbona n'ukuntu akijijwe bimpa icyizere njya kumusura. Nariteguye nk'umukobwa uwo ari we wese ugiye gusura umusore, nambara akajipo karekare, agakote n'agakweto karekare n'isakoshi y'umukara, njya gusura Iva. Natunguwe no kwinjira nkamubona mu isura ntasanzwe muzimo. Ijisho rya Iva ryari ryatukuye, niko guhita nterura anjyana mu cyumba, maze araseka cyane nk'igitwenge ntari nsanzwe muziho, maze arambwira ati, Rora mukobwa wa Karegeya, uyu munsi ni njye nawe. Ibi byose nabikoze kubwo kwihorera. So yahemukiye data, none rero reka nkwereke ko gira so yiturwa indi. Nabaye nk'utungurwa kuko numvaga ibintu ambwira ntabizi. Ndaramubajije nti, Iva, ni wowe uri kumbwira ibi ngibi cyangwa n'undi muntu utari wowe? Yarasetse cyane arambwira ati, ni njye Iva Aurora, umuhungu wa Munyakazi. Ndeba neza, ni njye ujya uyobora amateraniro ku rusengero, ni njye ujya uramisha muri ya worship team wari usanzwe uzi. Humura, ntago baguhinduriye, ariko uyu munsi uraza kumenya ngo ndi mwene nde neza. Gira so yiturwa indi Rora, nabikubwiye. Nabaye nk'utungurwa kuko numvaga ibintu ambwira ntabizi. Ahita mfunga amaso n'umunwa, maze amfata ku ngufu, amfungirana mu nzu ibyumweru 2. Mu by'ukuri Rora nabaye mu gahinda gakabije muri iyo minsi, yewe yananyambuye telefone. Ntabwo nari kubona uwo mbwira, iwacu barambuze, bibaza uko byangendekeye naho naburiye birabayobera. Sinari no kubona uko mbwira ya nshuti yanjye ngize byibuze intabare. Nabaye mu gahinda gakabije muri icyo gihe cy'ibyumweru 2. Nahoraga ndira, kurya byarananiye, nibaza ibintu Iva ari kunkorera, niba ari wa wundi nari nsanzwe nzi, byaranyobeye neza burundu. Igihe nari ngize amahirwe yo gusohoka mu nzu ya Iva, nahise nihutira kujya kwa muganga, nuko nsanga yanyanduje indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ndetse yaranteye n'inda. Kuva ubwo Iva yambereye isoko y'amarira adashira. Naje gutaha, ngeze mu rugo nsanga baranshakishije, barambuze, barahangayitse, niko kumbona basanga narataye ibiro. Gusa ntabwo batinze kunyereka ko bandakariye, bati, niko wacyomanzi we, uvuye hehe? Ibyumweru 2 byose bishize twarakubuze, waraduhangayikishije cyane Rora. Nanjye narabarebye nuzura amarira mu maso. Nta kindi nakoraga muri iyo minsi uretse kwirirwa ndira, nkarara ndira ijoro ryose. Byarabacanze, bajya bambaza icyo nabaye, nkabura icyo mbasubiza kubera amarira yaranyuzuye mu maso. Igihe nari nshururutse, naje kubwira mu rugo ko nanduye virusi itera sida.
kandi nanafite inda. Muri icyo gihe yari imaze gukwiza ukwezi n'ibyumweru 2. Naraberuriye mbabwira ko ntwite, babwira ibyambayeho, ko nagiye gusura umusore twasenganaga akamfungirana mu nzu yarangiza akamfata ku ngufu. Nabo ntabwo bigeze banyumva, bahise banyirukana barambwira ngo ndi ikirara, ndi icyomanzi, ninjye wigemuriye abahungu. Aturwo nishigishiye ninde usome banga kunyumva. Nshatse no kubabaza aho bazi Ivan naho yaba yarahuriye na data, ntabwo bigeze bashaka kunyumva, bansoye mu nzu shisha itabona. Mbura intama, mbura n'ibyuma, mburaho nerekeza. Naje gutira telefone mbona nimero za ya nshuti yanjye ngo nyihamagare nshaka kuyibwira ibyo Iva yankoreye. Nkimuhamagara naramubwiye nti nyumva ndi Rora. Akibyumva yarambwiye ati Ro, wivunika, ibintu ugiye kumbwira nabyumvise. Ati kandi njye na mubyara wanjye twabiteguye igihe kinini cyane. Rora, so Karegeya yaraduhemukiye cyane, niyo mpamvu twashatse kwihorera twereka umuryango wanyu ko ibintu byose bishoboka. Wihangane ko ari wowe twahisemo kubikorera, ko twabonaga uri umutoni iwanyu cyane, bityo rero twumvaga ko ibyo byose nibikubaho bizabaha isomo ry'ubuzima. Twaje gusengera hariya, twemera gukora byose Ro, kugira ngo tubereke ko byose bishoboka. Yaransetse cyane arambwira ati mu bantu bose burya habamo abantu bose, kandi gira so yiturwa indi. Ukora neza, ineza ukayisanga imbere, wanakora nabi, inabi ukayisanga imbere. Byanze bikunze utabibonye bibonwa n'urubyaro rwawe cyangwa abuzukuru bawe cyangwa kimwe n'abazagukomokaho. Rero irengera ingaruka z'iby'iwanyu bakoze. Numvise nguye mu kantu, nsanga naguye mu mutego w'inshuti, nsanga nahemukiwe n'umurokore w'isi ntama y'Imana. Ngiye imvano y'amarira, ngiye isoko y'amarira, nguko kwangirika k'ubuzima bwanjye bw'iteka ryose. Mu by'ukuri njye Rora numva ntazongera kuba umuntu muzima ngo ngire ubuzima nk'ubwo nahoranye, nisanzure nseke. Uwo mwana sinari kuzamubyara mukunze, ngiyo yabaye isoko y'amarira yanjye. Inda byaje kurangira nyikuyemo, ariko ntibyakuyeho ko nanduye virusi itera sida. Natangiye kubaho nk'uwihebye, nanga umurokore ahava akagera. Nguko uko nahuye n'umuhemu w'umurokore. Gushimiye ko wantije umwanya ugakurikira Kami Rwanda TV. Wakora subscribe, share and like kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya ngaya.